Ubwoko bw'Imana muraho, aho muherereye hirya no hino ku isi, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Umwami Yesu naganze mu mitima yanyu, abe ari we ubakoresha. Ni inshuti yanyu yo ku Irembo Rifunganye TV, twongeye kugaruka. Uyu munsi tugiye kuganira uruhare rwa muzika mu kwamamaza ibikorwa bya Satani. Mwibuke ko Satani niwe mwanzi nimero ya mbere y'Imana na Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Byinshi mu bikorwa bya hano ku isi biyobowe n'umwami w'umwijima ari we Satani n'abadayimoni. Aba nibo bayoboye isi mu ibanga, ntibagaragara, bakorera mu mwijima, ariko iyo babishatse bigaragariza abo bakorana. Nimvuga abo bakorana n'abantu batandukanye. Hari abakorana n'abiyeguriye Satani, ndavuga abarozi, abapfumu, ndetse n'abandi bakorana n'imyuka mibi. Hari n'abakorana n'abashaka ubutunzi, abarahiye ubuzima bwabo, batanze ubuzima bwabo ho ibitambo kugira ngo babone ubutunzi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku ruhare rwa muzika mu kwamamaza ibikorwa bya Satani hano ku isi. Ibikorwa bya Satani bamamaza nta kindi, ni bya bindi byose Imana yanga, ni bya bindi byose Imana itubuza, kugomera Imana n'ibindi. Ariko mbere y'ibyo ngibyo reka tuba dusenge, reka tuba twiragiza Imana. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, reka ubwami bwawe bukomeze buze hano ku isi, komeza uturwanirire. Uyu mwanya Nyagasani tugiye kukwamamaza, tugiye gukorera Mwami, tukuvuga Uwiteka Nyiringabo, tubwira bamwe mu bagaragu bawe imigambi y'umubisha akoresha kugira ngo abayobye. Nyagasani Nyirimpuhwe, Mana ishobora byose, ngwino ubane natwe, uhumure amaso yacu n'amatwi yacu, kandi ni ukuri uvaneho gupinga. Nyagasani njyewe ntacyo ndicyo, ndi umugaragu wawe. Nyagasani Mana ishobora byose, ntaba ari njyewe wumvikana, ahubwo aba ari wowe wumvwa, kubera yuko ngenda umugaragu wawe. Ndagushimiye n'umutima wanjye wose, ntacyo nakora kugira ngo mbwire abantu bose banyumve, ariko wowe ijambo ryawe iyo uriherekeje rijyana imbaraga nyinshi cyane, abantu benshi bakabyumva maze bagahinduka, kugira ngo kuri wa munsi wo kujya mu ijuru, wa munsi urubanza, twese abumviye ubutumwa bwiza tuzagaragare muri cya gihugu turi kumwe tunezerewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira uruhare rwa muzika mu kwamamaza ibikorwa bya Satani. Ushobora kwibaza ati ese ngiye kukubwira bino bintu ndinde? Mu by'ukuri ntacyo ndicyo mu maso y'abantu, ariko ndicyo mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana mfite agaciro gakomeye cyane, ariko mu maso y'abantu ushobora kuba nta gaciro mfite. Hano ku isi bakunda abantu bafite amashuri menshi, abantu b'inararibonye, ariko ngewe ndimo ndababwira umwami wanjye namenye, uwo namamaza. Niyo mpamvu nanjye nifuza kubagezaho bimwe mu byo nabonye, kugira ngo namwe turusheho kwirinda, kugira ngo uburiganya bw'umwanzi Satani budakomeza gukwirakwira mu bantu b'Imana. Reka mbanze nsome ijambo ry'Imana, ubundi turakomeza. Tugiye gusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Ni ibice 3 kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Reka dusome umurongo wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Haleluya. Abameze batyo tujye tubatera umugongo. Uyu ni Pawulo yandikiraga Timoteyo. Timoteyo yari urubyiruko nkatwe, ariko yari yaramenye Imana, yemera gukorera Imana kubera ko yari yaramaze gusobanukirwa agaciro kari mu gukorera Imana.
ahangaha Pawulo yandikira Timoteyo, ibi byose yabwiye Timoteyo nibyo biri kuba muri ino minsi. Nibyo koko, ibi ngibi ni bimwe mu bikorwa bya Satani agenda marketinga cyangwa agenda acisha mu bantu kugira ngo babikwirakwize ku isi. Mu by'ukuri dufite umubare w'abakristo benshi ku isi. Nimvuga ngo umubare w'abakristo ku isi benshi biyitirira Kristo, ibyo ngibyo bishobora gutuma wakwibaza ati ese ko dufite umubare w'abakristo ku isi, kuki ibyago, inzara, ubugome, intambara, ibintu, kugambana, kwikunda, ukunda amafaranga, gusuzugura n'ibiki, kuki bikomeza kubaho kwiyongera aho kugira ngo bigabanuke kandi turi abakristo? Bivuze yuko hano hari aho yavuze ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbuto zako, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Mu by'ukuri insengero zabaye nyinshi, bya Kristo byahindutse umukino, ndetse n'ibi ngiye kukwereka mu bahanzi Satani akoresha kwamamaza ibikorwa byiwe, abenshi baba biyanditseho imisaraba, abenshi baba bambaye amashapure, abenshi ndetse n'abagomeramana, abatinganyi ndetse n'abandi benshi bumva ko ari abakristo, baba bafite n'insengero zabo ariko bavuga ko basenga Imana. Ariko rero be careful, kubera yuko baba bameze abavuga ko ari abana b'Imana bose cyangwa ari abakristo bose, ntabwo baba ari abakristo. Mwibuke yuko Yesu hari ahantu yavuze ngo nimureke urukungu rukurana n'amasaka, kuko nyiri umurima najya gusarura umurima azafata amasaka yashyira ukwayo n'urukungu arushyira ukwarwo, and then abitwike. Rero ndakubwira ngo witonde muri no minsi, kuko ibintu turagenda turi mu iterambere rikaze, ariko ndakubwira ngo witonde. Reka tujye kuri topic, impamvu nkubwira ngo witonde uyimenye. Muri no minsi urubyiruko rwinshi ruhanze amaso abasitari. Akenshi urubyiruko rukunda umuntu ukurikirwa, umuntu ukunda kumvwa mu majwi ye, uca kuri radiyo, kuri televiziyo. Muri make umuntu muri no minsi bavuga umuntu uri hit, cyane cyane urubyiruko, cyane urubyiruko rukunda gukunda abantu b'abahanzi, abakina filimi ndetse n'abandi bantu runaka ariko b'ibyamamare. Bamwe bakidefira ku bantu bakomeye, abaperezida, abantu bakoze ibikorwa bikomeye cyane cyangwa mu ibikorwa by'ikoranabuhanga, bagakunda kwirefera nabo. Ariko abo bantu ntabwo ndi kubacira urubanza, ngiye ndi kuvuga ngo ibyo tubasaruramwo, ndibanda ku muziki. Abo bantu rero iyo abo bantu hari amakampani akomeye cyane hano ku isi ashinzwe kumenyekanisha abo bantu, ashinzwe kubakundisha sosiyete yo mu isi kugira ngo bakundwe. Wibuke yuko urubyiruko nirwo rwinshi ku isi. Urubyiruko rero rurarurwa n'ibintu bitandukanye. Hari urubyiruko rwifuza kuba, donc urubyiruko cyangwa umwana mutoya icyo akoze areba nicyo yisanisha nacyo. Umwana niba akunda kureba abakobwa biyambura ubusa, biyambika ubusa, akabona nyine baragaragara neza, umwana akura afata iyo mico y'ibyo bintu yabonye kuri televiziyo y'abo bakobwa bambaye ubusa, right? N'abahungu rero iyo mu gukura kwabo uzarebe ku mashuri benshi, imyambarire, imigendere biterwa n'ibintu baba bamazemo umwanya munini bareba. Rero nkabwira ababyeyi mube maso kandi murinde abana banyu. Cyane cyane ndabwira abakristo, dukwiriye kwitandukanya n'ibintu bidashimisha Imana. Mwibuke yuko indirimbo z'abanyamerika nyinshi, navuga abaraperi cyangwa abaririmba secular music, R&B, abenshi
mu magambo baririmba buriya nta burere buba burimo. Mu magambo baririmba, amagambo menshi aba yiganjemo ibitutsi, amagambo menshi aba yiganjemo ubusambanyi. Muri make no gushishikariza abantu gukora ubusambanyi, ndetse n'amagambo yandi aba arimwo ni amagambo yo kunywa ibiyobyabwenge, bamamaza ibiyobyabwenge. Bamwe baba bari kunywa ibiyobyabwenge bari ahantu mu indirimbo zabo, ubundi ubona ko zinateye ubwoba, ubona bari ahantu mu hantu haba hameze nk'amarimbi, harimo ibintu by'ibyokotsi, bari kuri stage. Nabonye na stage za hano mu Rwanda hari n'indirimbo za gospel, indirimbo zaririmbiwe Imana, basigaye bakora amashusho kuri stage baza mu bintu by'ibyotsi, bakavuga ngo ni donc ababikora baba bibwira ko ari byiza, ariko buriya biba bifite imigambi yabyo, biba bifite imbaraga zibyishe hejuru. So rero ayo magambo mabi baba bavuga niyo magambo amaketingi, kuko abantu bakora ibyo bintu baba ari abakire. Nk'urugero, nk'umuhanzi uri hit ubu ngubu nko muri Amerika, ashaka kubereka ifoto yiwe, ni umuhanzi bita urimba hip hop, bamwita Montero Lamar Hill. Montero Lamar Hill yavutse ku itariki 9 z'ukwa kane 1999 ku izina rya stage azwi nka Lil Nas X. Lil Nas X ni umunyamerika w'umuraperi, araririmba akaba yandika n'indirimbo. Uyu nguyu hari indirimbo yamenyekanyeho kuko yatangiye kuba hit muri 2019. Hari indirimbo yakoze bita Old Town Road. Ni indirimbo yamaze ibyumweru 19 ku rutonde rwa Billboard Hot 100 chart. Ni indirimbo 100 ziba zikunzwe, navuga ko ari ku isi hose, ariko by'umwihariko izo muri Amerika. Rero iyo ugize amahirwe indirimbo yawe ikaza kuri Billboard Hot 100 chart, muri make ni nkaho uba uri kwibera. Byonyine ushobora kwifotoza ifoto bagufotoye, ibinyamakuru bikaba byaguha nka miliyoni y'amadolari. Urumva abangaba baba ari abakire, inganda bamamariza inganda zikomeye, ariko inganda twumva ko ari iz'abantu, ariko ari inganda zihishe inyuma, zifite amabanga, ari secret udashobora kuvumbura. Nk'urugero, uruganda rwa Adidas, uruganda rwa Nike, uruganda rwa Heineken, uruganda rwa Samsung, uruganda za Apple, na company zikomeye zijyanye n'iby'ikoranabuhanga, Facebook, Google, n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo nibyo biyoboye. Hari ibyo navuze bijyanye no kwambika abahanzi, hari inganda zikora imodokari zihenze. Nk'urugero, hari nk'imodokari zitagira nk'aha mu Rwanda, kubera yuko hari ibintu baba barakoreye abo bantu bari hit, abo bantu ba marketing ibikorwa bya Satani. No mu bakobwa uzarebe amagambo, uzarebe amashusho yabo, bari hana ugezweho ngo ni Cardi B na Nicki Minaj. Uzarebe clip zabo, babiyambuye ubusa, bambaye amakariso, barimo bakora posteri z'ubusambanyi. Muri make ni ibintu dukunda kureba, ariko bariya ni abantu baba marketing ibikorwa bya Satani. Donc iyo abana babireba nta kindi kibazo mu mutwe, kuko baba bavuga ngo amagambo, uzumve n'amagambo bari muri izo ndirimbo ni ubusambanyi. Donc ni ibintu nyine ntavugira ahangaha. Ariko abana iyo babirebye nibyo bizamura ubusambanyi, ugasanga abakobwa bacu barajya kuri social media bariyambura ubusa. Uzarebe Instagram, Facebook na Snapchat, nta kindi. Instagram, donc abakobwa bacu kubera yuko nta kindi, kubera ko baragenda bagafotora amafoto bakayagira gute, bakagira ukuntu nyine bagatwika. Uzarebe uwo bita ndamwibagiye gatoya, Sani, uwo bita Isimbi, uwo bita ndamwibagiwe, ariko uzaba amafoto yabo baba bambaye amakariso, bikinisha, inzara, nta kindi. Baba bari ku marketinga bya bikorwa bya Satani. Kandi benshi iyo babonye bajya gusenga Imana, bazakubwira ko ari abakristo. Muri make bafite ishusho yo kwera, ariko barahakana
imbaraga zako. Yego, bika nta kindi. Amafaranga Satani niyo ari kureberaho abantu. Muri make nk'urugero nk'abantu bakina porunogarafi, abenshi mu bahanzi bakomeye hari nka site ushobora kugenda wakwandika amazina yabo ugasanga filimi z'urukozasoni bagiye bakina. Abo ngabo rero nibo bazana mesaje ya Satani bakayishyira mu rubyiruko, kuko baba barasinye igihango yuko bakeneye ubuzima bwiza, bakeneye high class life, ubuzima nyine buhenze. Satani akabibaha, ariko nyuma nyine kubona ubuzima buhenze se, nyuma ukazapfa, ukazatwikwa mu muriro w'itanure, umuriro w'amazuku, ukazajugunywa muri gehinomu, ntacyo byakungura. Rero bakristo ni mube maso, mwebwe mubashije kumenya ibi ngibi, nuko mwafata abana banyu mukamenya ibyo bakwiye kureba n'ibyo badakwiye kureba, kandi mukajya mubigisha buri munsi. Niba umenya ukuri, bigishe, ubabwire bihitiremo, ntiwemere. Ngira ngo mwabonye yuko no mu Rwanda mu minsi yashize muri za 2005 2006 haje inkundura y'abaraperi, Tuff Gang n'abandi benshi baje. Ngira ngo mwagiye mubona ibyabagiye bibabaho. Abenshi bagiye bafungwa kubera yuko ngo bajya kuri stage banywa ibiyobyabwenge, bamwe bakitera ishinge, abandi bikagira gute, ariko hafi ya bose nta n'umwe utaragiye muri mabusu kubera ibiyobyabwenge. Ndetse n'uriya musore umaze hashize iminsi yarigendeye, Jay Paul Tuyishime Joshua, nawe bamufungiye ibiyobyabwenge, kandi ariko Imana imuheruko ridashira. Uburyo Imana yo yajajinga umuntu, kubera yuko sinzi uburyo ku munota wa nyuma umuntu ashobora no kwihana akajya mu ijuru. So rero ndakubwira ukuri yuko muri no minsi ukuriye kuba maso, maze tukarindira ibyo Umwami wacu yadusezeranije, kuko igihe nikigera Umwami wacu azaza, kandi Imana iriho na Satani ariho. Imana niyo ifite imbaraga ziruta iza Satani, kandi Kristo yanesheje Satani, ari ku ngoma, kandi na hano mu isi agomba kuturinda. Ngira ngo rero ibikorwa bya Satani byo ni byinshi. Burya ubona igihugu kirimo ibintu by'urugomo, kumva ngo uyu munsi umuntu yiyahuye, kumva ngo umuntu yakubise agafuni undi, donc muri make ubugome bwariyongereye. Ni ibintu bigaragarira amaso, ubugome bwariyongereye, kandi abantu barakomerewe, abantu ntibagikundana, abantu basigaye barabeshya. Abakobwa rwose no ku mihanda basigaye batega, ukabona nka sanga z'ijoro rataje, ukabona abakobwa barimo baratega ubwana butoya. Ubusambanyi bwariyongereye. Ariko ibi ngibi byose ni ibigaragaza iminsi ya nyuma turimo, ni iminsi y'imperuka turimo. Ariko uwaba maso yabera amaso ubugingo bwiwe, kuko hari ibintu ushobora kuzumva mu rusengero, kubera yuko ibikorwa hafi ya byose bya hano ku isi Satani yarabyigaruriye. Hari uburyo, hari inzira bagenda bashyiraho bitewe n'abajyanama, ariko waruzi yuko hari n'insengero za Satani. Ibyo byo tuzabigarukaho. Abantu basenga Imana ariko bakorera Satani. Umuntu akaba afite urusengero. Uko hari abantu bashinga urusengero kubera business, akajya gutira imbaraga, akajya mu bihugu by'abaturanyi bakamuha imbaraga z'abadayimoni, azajya asengera abantu bagakira, akajya ikuzimu kuzana izo mbaraga. Ukabona ngo urusengero ngo rurimo ngo umukozi w'Imana ngo gukora ibitangaza, mwarangiza mukamugira nk'ikigirwamana. Izo ni imbaraga z'umwijima. Bazaba bafite ishusho yo ariko bahakana imbaraga zako. Ukabona urusengero abantu barasenga, ariko ukumva imiziki, ukumva ibyuma birakubita, birarusha amajwi abaririmbyi. Umuntu akavuga ngo ntabwo sinshobora, kubera akajya gusenga kubera ko urusengero rurimo ibikoresho ariko byinshi, ariko ntavuga yuko kajya gusenga kubera Kristo. Ubundi gusenga nta kindi. Gusenga ni umwanya, guterana kwera niko mvuga. Kujya guterana kwera ni umwanya uba ufashe
wo kujya guhura na bagenzi bawe mwese mugiye gushengera, mugiye gusenga Imana yo mu ijuru. Muri make ntabwo ugomba kujya gusenga utekereza ibindi, utekereza umuziki, utekereza muri make twari dukwiye kugenda twiyejeje, twivanyeho ibyaha, kandi tukareka Imana ikaba ariyo ihabwa icyubahiro. Uyoboye gahunda apana bya bindi, nareka Imana ize yiyoborera. Imana nimanuka ije kuvuga n'ubwoko bwayo, ayireke. Hari aho nabonye amasaha bayashimbuje Imana, ibintu byose ku masaha, kugira ngo bamwe basohoke abandi baze, kandi inyungu zo nyine barebera kubifatika. Inyungu ntabwo buriya ari urukundo rw'Imana. Ibingibi by'amateraniro menshi cyangwa amateraniro imwe, abiri, atatu, ntabwo ari ukubera rwose ko ari inyungu, ntabwo ari inyungu Imana ibifitemo, ahubwo baprofita abo bantu kubera yuko baba babonye abantu benshi, kubera yuko abantu ba mbere baratura, aba kabiri bature, aba gatatu bature, kandi uburyo batura ntabwo nabigarukaho, ari uburyo batura. Hari aho uzasanga batura ituro ry'ishimwe, bakazana igiseke, cyamara kurangira bakazana amaturo y'uburyo bungahe, bakayabavanamwo, barangiza bikarangira gutyo nyine, bakagenda gutyo nyine, gutyo. Ariko muri make rwo ni rwa rukundo rwarahagaze. Noneho bagera ku ituro ry'abakene, cyangwa ku ituro ryo gufasha abarwayi, bamaze kuyabavanamo byarangiye, bahise bazana akandi gaseke ngo nimushyiremo ituro ry'abakene, kandi bamaze kuyabavanamwo ayo bashaka. Ibyo rero nabyo mumenye yuko ntabwo byoroshye. Mwibuke yuko hari mu byo Yesu yigishaga cyane, kenshi yigishaga ku rukundo. Inyigisho za Yesu Kristo zigishaga ku rukundo no gufasha. Hari abo yabwiye turebe mu nyigisho, tureba uburyo mu ijoro bizaba bimeze, ubwami bw'Imana bugereranywa. Menya ari muri Matayo, sinibuka, ariko Yesu we yaravuze ati, yabahaye ishusho uko bizaba bimeze mu bwami bwo mu ijuru. Yabahaye ishusho ukuntu bizaba bimeze. Yababwiye ngo azafata intama azicaze iburyo bwe, afate n'ihene azicaze iburyo bwe. Abakoze neza, abakoreye Imana bazahembwa kujya mu ijuru kubana n'Imana, bagereranya n'intama. Buriya intama ntigira ubugome, kereka iyindira. Intama ni itungo ryiza, ariko yaravuze ngo abari iburyo, ngo azababwira ngo nimuze mwebwe abo Data yatoranije. Ababwira ati, nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, nari ntafite aho kuryama murancumbikira. Noneho ngo babandi bazamubaza ngo ese mwami, ibyo twabigukoreye ryari? Ibyo bintu wari uri hehe? Aravuga ati, ubwo mwabikoreraga umwe muri mwebwe, ninjye mwabikoreraga. Ubundi abagira ati, nimuze bana banjye. Abandi rero b'ibumoso babwira ati, nari nshonje ntimwamfungurira, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura, n'ibiki. Nabo ababwire gutyo. Ariko muri ino minsi inyigisho z'urukundo ntizikibaho. Ni inyigisho nyine, ufata Bibiliya ugasoma nk'uko bisanzwe, ukatubwira inkuru z'Abisiraheli, ukatubwira uburyo Abisiraheli bavuye muri Egiputa, uburyo Imana yabafashije, ukirefera ku by'abandi. Ariko wowe ndakubaza ngo wakwirefera kuki? Donc mu gihe umaze kwakirira agakiza, umuntu ashatse kukwireferaho cyangwa ashatse kugutangaho urugero, hari urugero umuntu yagutangaho?
twigisha kuri ba Dawidi, twigisha kuri ba Ntuza bose, ariko wowe kuva wamaze kwakira agakiza, ni ku buryo hagize umuntu uza kwandika amateka yawe, niki yakwandikaho? So rero ba maso kandi ugire ubwenge, uri witeguye, kuko isaha n'isaha Kristo niwe wavuze ngo muhore mwiteguye. Wagira ubwenge arayiteguye, nk'uko nyir'inzu arara amaso areba yuko nta mujura waza gutera inzu yiwe, niko namwe mukwiriye guhora muri maso. Inzu yawe ni uwo mubiri wawe, inzu yawe ni ibikorwa byiza ukora, nibyo uzabazwa. Kandi naho Kristo yatinda, urupfu rwo ntirutinda. Ushaka kwibaza ngo ngewe ndi muntu kikubwira aya magambo, kavuga ni bya bindi by'inzaduka bya YouTube channel, ushaka abantu ushaka amafaranga ahita afungura YouTube channel, kavuga ngo iki n'iki. Ngewe unyihorere, irebeho ubwawe, ntabwo nagucira urubanza. Icyo nkubwira ni uko dukwiye gukora umurimo w'uwo duhamagaye hakiri kare. Ngewe namenye Kristo, namamaza Kristo, namenye undimo Kristo, umwana w'Imana, Imana y'amahoro, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Isiraheli. Noneho ngewe ndakoresha ibyo mfite, nawe ukoresha ibyo ufite, ntunjanjinge. So ndabashimiye mwebwe mwese twabanye, tuzabasubira. Imana ibahe umugisha, kandi umuntu kuri mukomeze mube maso, mwitegure, kuko ibihe bikaze bigiye kuzaza. Ariko ndababwira ngo mwigishe abana banyu, mubabwire ubwiro mwamenye, mubabwire ibikorwa, mubabwire strategy Satani akoresha kugira ngo ayobye urubyiruko, kuko iyo urubyiruko rwayobye ni nabwo nibwo amahoro abura, kuko urubyiruko ni rwo rwifashishwa mu bintu byose bibi. Mu tubyiniro ni urubyiruko rwinshi ruba rurimo, mu mitwe y'iterabwoba, mu babuza abandi umutekano, abenshi baba ari urubyiruko. Mu bafata abana ku ngufu, abenshi baba ari urubyiruko. Uzarebe mu bishwe n'ibiyobyabwenge, abenshi baba ari urubyiruko, kubera ibyo bintu bagiye bakonka ku mateleviziyo, ku matelefone, kuri social media. Ariko ibyo bintu nababwiye yuko biba biherekejwe n'imbaraga z'umwijima, kubera yuko Satani yacishaho ibikorwa byiwe. Ndaguha urugero, niba ufite internet, uzajya kuri izo mbuga zose, cyangwa urebe izo ndirimbo, cyangwa ujye hari imbuga za pornography, uzasanga bakinisha abana b'urubyiruko, abana bato b'abakobwa. Abo ngabo nuko baba bose bya bindi nyine baba babonye, bakumva nyine bagatangira kuzirura n'ibintu bizira. Ahantu hose, n'aha mu Rwanda hari abana numvise basigaye bakina pornography. Gusa reka nongere nkubwire, isimbi wa mwana w'umukobwa, Imana iragukunda. Ndakubwira yuko ndakubwira yuko ubusambanyi atari bwiza, na pornography ntabwo ari byiza. Ayo mafaranga baguha, sinzi imyaka ufite, ndakeka yuko ibyo babigukoresha kubera yuko agasura kawe kakigaragara neza. Ariko numara gusaza, aho kugira ngo uzakore wicuza, garuka nonaha, kuko Imana, Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi. Ngwino, Yesu aragukunda. Sinzi ubuzima waciyemo bwari bushobora kuba warahuye n'ubuzima bukakubabaza, ushobora kuba warihebye, ariko ndakubwiye ngo garuka mwana w'Imana, Imana iragukunda. Isimbi, garuka, Imana iragukunda. Va mu bikorwa bibi byo gukina pornography, ntabwo ari byiza. Ikindi cy'uyu musore nababwiye, Montero Lamar Hill, uzwi ku kazina ka Lil Nas X, nababwira yuko niwe ugezweho, ni umuraperi, ariko uzareba indirimbo ziwe. Uyu musore ni umutinganyi, ariko w'umuge. Uyu nguyu kuko ari umutinganyi, uburyo agaragara, abamureba, abana bamureba. Uyu nguyu yigisha yuko ubutinganyi ari ibintu nyine bisanzwe, ariko umuntu yavutse ko nabo bakwiye kubaho nk'abandi bantu. Ariko ndakubwiza ukuri, Imana yaremye umugabo n'umugore, yari izi impamvu. Ntabwo byari binaniye kurema Adamu gusa. Ariko ndakubwira yuko
ubutinganyi ndetse n'abategetsi bo hejuru. Ejo bundi hari inkuru numvise y'umuperezida wo muri Zambia, uyu mushyashya uherutse gutorwa, ngo hari inama yanze kujyamo, inama yari kwiga ku bibazo by'abatinganyi. Urumva ibintu bihagurutse abategetsi b'isi bakajya kubiganiraho, nabo bafite nyine impamvu, bafite ubibatuma. Ni nababwiye ngo Satani niwe uyoboye isi n'abadayimoni nibo bayoboye isi, nibo bafite abakozi bashizeho bashyiraho ibikorwa byose bifuza. Ubutinganyi burimo buramamara ndetse no kugabanya ibiremwamuntu hano ku isi. Nzababwira n'ibindi bintu byinshi, ariko uyu muhanzi mwitondere, niwe indirimbo ziwe zirakunzwe pe ku maradiyo hirya no hino mu Rwanda, muri Amerika, muri Afurika. Ariko hari indirimbo bita, reka mbabwire indirimbo muzareba y'uyu musore bamwita Lil Nas X. Hari indirimbo bita Call Me By Your Name. Ni indirimbo ifite amashusho ateye ubwoba. Niba ngombwa ndabashyiraho agashusho kayo maze murebe. Ni indirimbo uyibonye uribaza ngo se umuntu muzima nk'uyu nguyu ibi bintu akora ni ibintu bimeze gute, ni abifite izihe nyungu? Ese kugira ngo umuntu yemere gukora amashusho ari shitani, ajya ikuzimu agasambana na Satani, kandi ni umuhungu wo kabyaramo. Ibintu ndi kubabwira wagira ngo ndimo ndababeshya, ariko ntabwo ndi kubabeshya, ni ibintu biriho. Reka rero mbe mpagarikiye aha ngaha, tuzasubira, ariko mukomeze mushikame, turi ku rugamba, turi kujya mu ijuru kwa Data, ni mu ijuru. Nyaboneka umwami wacu aracyahagaze ku rugi. Buri muntu wese utarakira agakiza aka kanya biracyashoboka. Iyo uri muzima ibintu byose biba bigishoboka, ariko wakizwa none iminsi mibi itaraza. Yesu aragukunda kandi akwitayeho. Reka dusenge. Data buja wera wa Isiraheli, wowe udahwema kudukunda amanywa n'ijoro, ishimwe n'icyubahiro bikomeze bibe byawe. Wowe udahwema kwereka abawe ko bakunda, nushimwe nusingizwe by'iteka ryose. Wakomeza ubane n'abababaye, n'abishimye, n'abantu bose, imfubyi, abapfakazi, abakene, abana bo ku mihanda, indushyi, n'abafite inyota y'agakiza kawe, n'abatari bakizwa, nabo Nyagasani ubakire maze nabo bakizwe. Ndagushimira umutima wanjye wose, nongeye kwirukana imyuka mibi bitavuga izina ryawe byose, ndabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.